Muraho ni amahoro, muraho cyane, gasa n'ababeshejeho, murahumeka neza muriho, Imana ni byiza cyane, ni byiza, kanizere ko munyumva. Uyu munsi ndi bugerageze gushyira ijwi hejuru kuko harambwiye ko muri live zimwe na zimwe natanze ijwi ubundi riba riri hasi, ariko biterwa nuko ntari nitegura neza kugira ngo mbe nakoresha ibyuma byiza, ibyuma by'amajwi, ariko icyo nacyo tuzakigeraho. Hagati aho reka twizere ko mutwumva neza, tukaba twishimye, buri kuza hano turishima kuko tuba tubonye nyine wa mwanya wo kubagezaho ubutumwa. Turi intumwa kandi turashimira ko turi mu bihe by'isuha y'amazi, ibihe byahanuwe ko bizaba ari ibihe twakwita ibya nyuma, ariko bizaba ari ibihe bitangiza igihe gishya cyiza. So dutangiye kugera nyine mu nkengero z'ibihe bya kera, dutangira ibihe bishya, kandi ibihe bishya birasaba ko igihu kigabanuka. Dutangiye kugera mu bihe bya cya gihu cyari cyaraduhumye kigenda kigabanuka, noneho haza umuseke, haza izuba rirasa rishya. Iryo zuba rirarasana ubwiru bwari bwarabitswe kandi bwari bwarabikiwe impamvu, hakaba hazaza benshi bava mu gihugu cyacu, kandi nibo bazacungura isi, kuko nubwo tubivuga dutyo hari ubundi bwiru bugenda bwiyereka hanze, cyane cyane ku butaka bwa kimari ya gatanu, ariyo abantu bita Amerika. Ubutaka bwa kimari icurami ya gatanu, hariyo abantu bagoteweyo, bagenda bamurikirwa, bagenda bakorwaho bati ni wowe ubwiru ugomba kunyuramo, tanga ubwiru. Ntukajya kubona ukabona bagiye kuri YouTube baravuze, barekuye amabanga, barayatanze, barekuye ubutumwa. Hari n'abavuga batazi iyo bivuye. Imana yo ikora ibyayo kabisa, irazi. Kandi hari ibintu bimwe nanjye ntari nzi ko nzabimenya cyangwa mbizi, nderekwa, noneho ndahumuka, noneho bituma ntanga ibyo ngomba gutanga. Uyu munsi ni ikaze, ntabwo nshaka gutinda cyane, ndashaka kugira ngo ntange yenda ubutumwa bujyanye iminota nka 40, hagati ya 40 na 50. Ntabwo nshaka ngo ntinde cyane kuko ni ubutumwa butari bwinshi. Nkaba mbashimira, nkaba mbaha ikaze. Mbere yuko tugenda, reka tuhumeke, tubikore mu nzira y'ibare, noneho dutunganye umubiri wacu, dutunganye ibihaha byacu, dutunganye roho yacu, hanyuma noneho twakira ubwo butumwa. Duhumeke, dushyira mu bihaha, dusohore tuvuga tuti twongere duhumeke dusubiza mu bihaha, twuzuze, turekure tuvuga tuti murakoze. Hanyuma turavuze ngo ndamazi. Ishaka gutanga ubumenyi ugomba kwiyambaza amazi, kuko ubumenyi bwose bubaho bwibitse mu mazi. Ubwenge bw'Imana bwose n'ibyabayeho byose ku isi no mu isanzure byibitse mu mazi, kuko amazi nicyo kintu, niyo element ifite ububasha bwo kwihindura umwuka
ikongera uwo mwuka ikahindura amazi, kandi amazi niyo afite ububasha bwo kubeshaho ubuzima, bwo kubeshaho ubugingo. Ni nayo abyara izuba, abyara umuriro, izuba ryavuye mu mazi, ryavuye mu mazi. Kuko nk'imvura iguye ubona imirabyo, urayibona, buriya murabyo ushobora kubita igiti ukacyotsa, kandi nyine uriya murabyo niyo mana, burya niyo sura y'Imana. Iyo witegereje umubiri wawe, imitsi yawe iforomye nk'uriya murabyo, si ukuvuga ko Imana yavuze ugahita uba imaje yayo. Iyo nervous system yawe yose ni umurabyo, ni umurabyo. Nervous system yawe ukuntu iteye, imitsi yawe ikugize byose ni umurabyo, iforomye kirabyo. Niyo yaba ari imizi y'igiti yose iforomye kirabyo. Umurabyo, amazi rero abyara umurabyo, ni inkuba. Urumva ko nyine na byose twebwe tubikesha shyerezo nkuba. Iyo tuganiriye uko byatangiriye n'Imana, uko zaje kubaho byose, turagenda tugashyira muri shyerezo nkuba. Shyerezo nkuba rero ni iriya aspect ya energy iboneka rimwe na rimwe nk'iyo imvura iguye, ukabona irakubise, ukabona ni umurabyo uforomye kuri umeze nk'imizi y'igiti cyangwa imitsi y'umuntu. So dufite titre ivuga iti, dushyizeho ivuga iti iyibwa na barutuku ry'umurage w'inkota ya Menge bakayifashisha mu kwigarurira isi. Ndabona ho reka spelling mistake hano, ry'umurage, reka nshyireho ry'umurage. Titre iravuga iti iyibwa na barutuku ry'umurage w'inkota ya Menge bakayifashisha mu kwigarurira isi. Twongere iyo titre, iyibwa na barutuku ry'umurage w'inkota ya Menge bakayifashisha kwigarurira isi. Inkota ya Menge niyo tugiye kuganiraho, n'ukuntu yibwe na barutuku, noneho bagakoresha maje yayo, bakaba barakoresheje iyo maje mu kwigarurira isi, n'amabanga y'iyo nkota akaba ariyo abayobora, abaha n'uburenganzira bwo guclaiminga ko ibyo bakora byose ari umurage w'Imana yabahaye, kandi uwo murage wahoze ari uwacu bene Imana, twebwe abanyarwanda bo mu Rwanda. Uwo murage w'inkota ya Menge ukaba ari wo washinze n'ishingiro ry'ibintu abantu bita abayahudi baclaiminga. Iyo nkota ya Menge ikaba ifite variation mu mazina hanze binyuze muri Bibiliya, ikaba iboneka muri iconography nk'inkota ya Michael, y'uwo bise Michel cyangwa Michael, ariko Michael ni Menge. Character ya marayika bita Michael yari Menge. Ariya mazina ya mbere ya bene Rurenge tuvuga mu migani yacu, muri make ariya ni amazina y'abantu twakwita abamarayika. Bariya abantu bari abamarayika. Uriya muryango wa mbere wavuye muri ba Kabeja, ba Kimenyi, ba Nyirazuba, Nyirarucyaba, abo bose ni abamarayika, ntabwo bari abantu basanzwe. Urumva rero kuba twebwe tubafite mu migani no mu mabwiriza n'umurage, ko baje bagashyikira mu Rwanda bagakorera amabanga yabo, bagakorera imigenzo yabo mu Rwanda, ni ikintu kiri very important. Urumva tutagomba gukubura tukajugunya nka puberi, kuko ibyo bintu nibyo barutuku bashingiyeho. Baraje bariba, bashingiraho, bashinga ubwami bw'isi, bashinga ubwami bigarurira isi. So umurage wahawe abanyarwanda wari umurage uremereye cyane, ni umurage Imana nyayo yitangiye iwushinga abanyarwanda. So inkota ya Menge niyo tugiye kuganiraho. Iyo nkota ya Menge yari inkota ki? Menge yari inde? Yaje kugera ite mu maboko ya barutuku? Ese barutuku bayifashishije bate? Ese ibyayo barutuku babimenye ryari? Babimenye ejo bundi ari uko baje mu 1895 cyangwa bahuye n'amabanga yayo mbere cyane batarakandagira mu Rwanda? Amabanga y'iyo nkota yazamutse kera cyane, yazamukanye n'ishingwa rya civilisation muri biriya bice byose njye mvuga ntitwarahahoze, biriya bya Misiri na biriya bya Iraq na biriya bice byose bya Mediterane. Ayo mabanga nibwo yazamutse hariya arakwirakwizwa, kuko ntabwo ari inkota gusa bagiye bafite n'ayandi mabanga ashingiye muri rya buye ry'ingoma y'Imana. Barabizamukanye, bazamukana n'amabanga y'inkota ya Menge, kuko akenshi bagenda bahurana n'abanzi bakarwana bakoresheje imbaraga z'iyo nkota. Hari inkota, hari ingoma,
ibuye ry'ingoma y'Imana, hari n'iyindi mirage iri mu mitsindiro y'ibindi bintu cyangwa izindi relics nk'ibisabo, nk'izindi ngoma zibaje mu biti n'umuheto n'amacumu. Menge yarinde, iyo nkota yavuye, iyo nkota yavuye. Reka tubanze tuganiraho gato uko iyo nkota yaje kubaho mu mateka y'u Rwanda, mu bwiru bw'u Rwanda. Noneho tujye mu cyiciro cya kabiri turebe igihe iyo nkota yagereye hanze y'u Rwanda n'ibyo yakoze. Noneho tuze kubona aho Nyamweru yayifatiye n'ibyo yayikoresheje. Tunarebe icyo ivugwaho na muri Bibiliya. Noneho tunarebe uko amazina nka ba Nyirarucyaba na ba Menge bitwa mu bazungu muri iyi minsi, n'ukuntu bafashe imaje ya Nyirarucyaba bagahimba umugore wa Rutuku usa nka we, akaba ari we kimenyetso cy'ubwami bwa kimari icuramye ariyo Amerika. Okay, tugende buhoro buhoro. Reka noneho turebe inkota ya Menge yari iki. Kugira ngo tumenye inkota ya Menge, reka tubanze tumenye uwo Menge yari we. Genealogy ya Menge mu bwiru nyarwanda baratwereka ko Menge yari umuhungu wa Nyirazuba. Nyirazuba akaba yari umukobwa wa Rurenge, hanyuma Nyirazuba abyarana na Gahima, havuka Menge. Ibyo ngibyo turabivana mu bwiru nyarwanda. Hari conflicting understanding kuri genealogy ya Menge. Rimwe na rimwe hari ubwo wasangaga mu bana b'ibimanuka barasharingaga amazina, ugasanga hari nk'aba Menge babiri cyangwa ba Gahima nka batatu. Urumva, hari ahavugwa ko Menge yari umuhungu wa Gahima. Gahima akaba yararongoye mushiki we Nyiranyenyeri, bakabyara Birari, Munyiginya, Bamenya na Nyirakwezi. Ariko hari ahandi havugwa ko Kazigaba na Nyirazuba, Nyirazuba umukobwa wa Rurenge, babyaye Gahima barongera babyara Menge. Hanyuma Menge abyara Birari na Munyiginya na Bamenya. Menge mu by'ukuri ni umwuzukuru wa Rurenge, kandi ibyo ari byo byose ni umuhungu wa Kazigaba. Menge niwe abazungu muri Bibiliya bise Michael. Izina Michael ni ukuvuga ngo Menge wa Rurenge, kuko kariya kantu kariho ngo el ku ruhande rwa Mike. El bihagarariye Rurenge, kuko Rurenge yaje kwitwa Elohim. Abazungu bamuadoptize nka Elohim. Okay, ari nawe main character muri Bibiliya. Iriya Bibiliya yose ishingiye kuri Rurenge, niwe mana ya Bibiliya. Urumva? So aho amazina yose yerekana ko arangira n'inyuguta el, baba bashatse kwitirira uwo muntu Rurenge. Urumva? So Menge wa Rurenge baravuze ngo Michael. Okay, Michael. Menge wa Rurenge bamwise Michael. Kandi mu by'ukuri aba bantu nababwiye ko bari abamarayika, ntabwo bari abantu basanzwe. Amateka yabo rero tukaba tuyafite mu bwiru bwacu. Ntabwo tuyavana mu bazungu. Abazungu bayavanye muri twe. Biriya bintu ntimukabisuzugure. Biriya bintu by'ubwiru bujyanye na ba Rurenge na ba Mungwe na ba Gihanga na ba Nyirarumaga n'abandi bose ntimukayasuzugura. Niho maje iri, niho maje abazungu bifashisha mu gukontorora isi iri. Byahoze ari ibyacu, ibintu byacu ntimukabisuzugure. Urumva? Ntimukabisuzugure. Niyo mpamvu tudashakwa, kuko twari dufite amabanga n'umurage uteye ubwoba ukanga abazungu cyane. Urumva? Abapadiri barahageze bahakubita imyaka nka 40 babyiga, bati ye baba we, mbega ibintu tuvumbuye we. Guhera mu mwaka w'1910 kugera mu mwaka w'1950 bari bamaze kumenya byose, bati ye baba we, abantu ni genocide, dukore genocide kuri aba. Ntabwo bangaba tubashaka hano. Ikintu dushakira isi ntabwo babarimo, ntabwo bagomba kubamo in the next future. Iriya genocide ntabwo ari ikintu cyapfuye guhaguruka gusa ari abahutu babitekereje ngo bayikore. Oya, ikintu ari umugambi uteye ubwoba. Uri umugambi ugamije kwiba umurage w'Imana. Ariya mazina yose, iriya misiyo y'aba Rurenge, basabizeze ba Nyampundu bande n'imiryango yabakomotseho yose, n'ukuntu bivugwa mu migani, mu buryo bw'imigani, ni ibintu bisobanura gahunda y'Imana n'abantu bayo na directives Imana yari yatanze ukuntu bigomba kumera hano ku isi, n'uburenganzira abo bana b'Imana bari bahawe mu kuyobora rubanda, mu kuyobora isi. Urumva? Muri make abanyarwanda ntabwo muri abantu bari cheap, ntabwo musanzwe, ntabwo meze nk'abandi bantu. Ni ukuri, ntabwo ndimo kwigisha Rwanda supremacy, ariko ni ukuri ni kuvugwe. Inkota ya Menge
yaje guhabwa na Nyirarucyaba na Gihanga, kuko Gihanga yaje mu bihe bya nyuma byenda gusa nk'ukuntu uriya bise Akenatoni yaje kuza mu bihe bya nyuma ashaka gusubizaho uburyo bw'Imana ku isi, aho abana b'Imana bari bayobye batangiye gukora ibintu binyuranye n'umurage. Noneho Gihanga aragaruka, aza muri avata y'uwiswe Gihanga nyine, ariko ibyo ari byo byose yari Gasani, yari umwe mu bana ba Gasani bakomeye nk'abasabizeze wari wagarutse. Okay, hanyuma aza kwerekwa ko indi phase, indi epoch igiye kuzaza, hari abantu b'umubiri w'urutuku bagiye kuzatera isi cyangwa kuzatera u Rwanda, kuko icyo gihe bo babaraga isi nk'u Rwanda, babaraga isi nk'u Rwanda kuko bicaraga mu Rwanda bagapanga ibyo bagomba kujya gukora hakurya iriya za Sudan, za Misiri, hehe hose bakoreye maje yabo mu Rwanda. Ntabwo biriya bintu byabaga bigamije gutegura utuntu tumeze nka perefegitura, ibice bimeze nka perefegitura mu Rwanda rw'ubu ngubu. Oya, bo amaso yabo yabaga areba kure, bo baga bafite imigambi iri galactic, bazaga ku isi bakareba isi nk'icyaro, isi yose, umubumbe w'isi yose nk'icyaro. Yerekwa ko hazaza ba Rutuku bakavuyanga u Rwanda. Ibyo byabaye ari uko agiye guhiga, okay, agiye guhiga muri Nyungwe, hanyuma higa inyamaswa ngira ngo y'impungwe yera, iramucika, hanyuma imucika yerekera mu gice cyo twakwita uburengerazuba, aribwo west. Ngubu ngira ngo murabizi ko ba Rutuku ubwami bwabo bwitwa west, bo bakunda harengera izuba. Noneho bimwereka ko hazaza ba Rutuku bakazamura ikintu cy'ubwami bushingiye mu burengerazuba, bakagaruka bakavuyanga ibice by'abana b'Imana hose ku isi. Hanyuma aragenda asubira i Buhanga iwe, ajya hari i Buhanga ku isoko y'ubugingo, kuko hari amazi y'isoko y'ubugingo, hari amazi y'Imana hari i Buhanga, na n'ubu arahari. Na n'ubu arahari, nuko nyine muri minsi mwibagiwe ibyo ari byo mutayubaha, ariko arahari ayo mazi. Ayo mazi afite marishe, arahari. Hanyuma ajyayo ahamagara umukobwa we mukuru Nyirarucyaba, aravuga ati wowe Nyirarucyaba, ni wowe imigenzo ikomeye y'umurage w'isi igiye gushingiramo. Ugiye guhabwa inkota ya Menge, uzaba umwamikazi, uzayobora isi mu itabaruka, uzanarinda u Rwanda, uzaba simbo y'uburinzi bw'u Rwanda, y'uburinzi bw'ubwami bw'abana b'Imana. Hanyuma akora imigenzo, afata ya nkota arayimuha, inkota ya Menge, ariyo abazungu bita Angel Michael Sword. Nyirarucyaba aba ahawe iyo nkota. Abazungu baje guhura n'Abiru muri bya bihe njya nganiraho byinshi cyane, guhera cya gihe mu myaka ya 300 baza hariya ku mwisho w'umugezi wa Kanyaru w'abantu bita Nayo. Izina Kanyaru ntabwo rigarukira mu Rwanda gusa, kera ryarakomezaga rika defining uriya mugezi wose kugera Cairo, kuko amatwi y'intara twereka ko uriya mugezi witwaga Kanyaru, ariko twebwe ibyo twarabiheje twumva ko Kanyaru ari igice gitoya hariya mu Rwanda yana n'u Burundi, gusa bikarakira. Ariko kera mu bihe by'ibimanuka uriya mugezi wose ukagenda ukagera Cairo witwaga Kanyaru. So abazungu bahura n'Abiru muri ibi bice by'Akanyaru aho kagarukira, biga amabanga yose ko umurage w'igarura ry'isi ry'uburinzi bw'isi wahawe umwamikazi cyangwa umumarayikakazi witwaga Nyirarucyaba. Hanyuma bo bahita nabo bahimba karakta yabo, bahimba ko hari umumarayikakazi wabo w'umuzungu witwa Columbia. Nyirarucyaba bamwita Columbia. So ushobora gukora Google search ukavuga ngo Goddess Columbia. Ubwo rero tugiye kujya ku gice kindi cyerekana ukuntu umurage wahawe Nyirarucyaba, inkota ya Menge yahawe Nyirarucyaba, yaje noneho kwifashishwa mu guhimba karagiteri y'umunyarutukukazi wiswe Columbia. Noneho Columbia akaba ari we wifashishwa nk'imanakazi iyobora ba Rutuku mu gufata biriya bice byose bya Amerika, mu gufata isi no kugaruka aho mu Rwanda hose bakahafata, bakahahirika, bakabaha idini nshya n'ibintu bishya bifashishije iyo spirit ya Nyirarucyaba ariko babatije Columbia. Ariko kugira ngo twumve Columbia neza, reka tujye mu mateka y'ukuntu ba Rutuku bavuye mu Burayi bakajya ku butaka bwo bisa Amerika, ariko Amerika nayo yari ishingiye mu ijambo Kimari. Hanyuma Kimari ikaba yari ishingiye nyine muri bwa bwiru bwayoboraga Kimari nyayo yo mu Rwanda niyo mu bice bya Iraq, kuko ikiri mu bice bya Iraq yari Kimari nziza. Kimari yahereye mu Rwanda ari nziza, hanyuma template yayo ijyanwa Iraq ikomeza ari nziza,
ariko nyuma gato ibimanuka byo kuri Pleiade biraza birayihirika byiba ya mabanga yayoboraga Kimari bikora ikintu cyitwaga Babiloni na Asiriya. Noneho kuva muri Asiriya noneho haza kugenda hakora indi Kimari ya gatatu yitwaga Roma, ariko igenda icurama. Noneho imaze kugera muri Roma yahise icurama kabisa, itangira kugendera ku mabwiriza ya barutuku acuramye. Noneho biva muri iyo Kimari ya gatatu bijya muri Kimari ya kane ariyo twabara yenda nk'Ubwongereza igihe bwari bwazamutse bwafashe isi. Noneho Ubwongereza bugahimba Kimari ya gatanu ariyo Amerika. Noneho Kimari ya gatanu irimo guhimbwa bagiye bifashishije karagiteri ya Nyirarucyaba afashe inkota ya Menge. Mbere y'icyo kintu kuba, inkota ya Menge yarifashijwe cyane bamaze kumenya ibyayo mu bihe by'umwami wiswe Constantine. Hari ishusho ya Constantine ubona ko afite inkota, asa nk'ushyira muri Google urebe, ushyiramo ngo Constantine, ushyiramo uvuga ngo Constantine with a sword, urahita ubona igishusho cye kinini cyane yicaye, asa nk'uwicaye mu ntebe, hari ibishusho byinshi bye, ariko hari ikiboneka ko yari ahantu hitwa York muri England, yicaye ukuboko kumwe agustretchinze, none afite inkota ya Menge. Ku maguru ye barashushanyijeho imitwe y'intare ebyiri. Constantine kuko yifataga nk'umwami w'isi. Icyo gihe mu bihe bya Constantine umwami uwo ari we wese wajyaga ku butegetsi hari i Roma yahitaga yiyambika ikintu cyo kuvuga ngo ni umwami w'isi. Kuko natwe mu Rwanda ba Mungwe bande bose ba Gihanga n'abakomoka kuri Rurenge kenshi iyo babaga bari ku ngoma bibaraga ko ari abami b'isi, ntabwo bibaraga ko ari abami b'u Rwanda. Ibyo kumva ko babaga ari abami b'u Rwanda ni ibintu byajeje ubundi kubera twagiye twisanga mu kantu gato. Ariko world view y'abantu babaye mu gihe cya Kabeja bo babonaga ko ari abami b'isi, kandi niko byari biri. Bariya bari bimanuka baje hano, nta bantu bahari na rimwe nk'uko tubizi ubu ngubu. Bo bazaga muri maje yabo bafite umugambi wo gutunganya isi nk'ubwami bwabo. Bari bafite uburyo bagenda tutazi, nubwo nagerageje kubisobanura mvuga nti bari bafite different means of transportation, harimo teleportation, harimo ibintu by'ibinyoni bari baratoje cyangwa byari genetically engineered kubikorera, nk'uko wicara mu ndege ikakujyana, bo wicara kuri icyo kinyoni kikakujyana. Bari bafite maje ku buryo yubamaga ahantu akubururikira muri Iraq cyangwa akubururikira muri Mexico kandi ari mu Rwanda. Bari bafite ubwo bushobozi. Ntabwo bari limited nk'uko imibiri yacu iri limited. Bo bari bafite ubundi bwenge tutazi burenze. Bari bafite na DNA irenzemo iyo umuntu usanzwe w'uyu munsi, kuko wibuka ko bari abantu aribo baturemye. Abantu benshi baremwa na Mungwe. Seriously, ibintu mvuga hano akenshi muraza kubifata nk'ubusazi, ariko nibo mana bariya. Mungwe niwe waremye abantu rusange, niwe waremye Abahutu, niwe waremye Abatwa. Mungwe no gushwana na bene Rurenge, nuko Rurenge atari watashaka ngo arema abantu. Ntabwo ashaka ko arema abantu, yashaka ko habaho population y'abamana, y'abantu bafite DNA ya kimana gusa. Rurenge bashaka ngo imana zize hano, okay, zibyarire hano, habeho population y'abamana gusa, nta bantu. Muri make abantu kuremwa byasa nk'uko abazungu muri minsi bari mu kurema abantu bameze nka robot ba AI, bafite umubiri wa kintu ariko nta mutima bagira. Kuko ibyo niyo gahunda abazungu barimo bakora abantu bari cloned. Ni bizaza mu myaka 70 abo bantu tuzaduhura nabo ku makaritsiye, dukorana nabo bafite n'uburenganzira, aribo bakora byose. Rurengera afite opposing opinion muri gahunda yo kurema abantu, barabishwanira. Ariko nuko nyine ubwiru butubwira ko akenshi Mungwe yashwanye na bene Rurenge kubera ko yiyemeraga cyane ngo kuko yarazwe ubwami ku isi, noneho akabaheza. Ibyo nabyo yenda birimo, ariko ntabwo bumvikanaga cyane mu bintu byinshi, muri ideas nyinshi ntabwo bumvikanaga cyane. Noneho bibyara akavuyo. Bene Mungwe bavuka ugasanga ntibumvikana na bene Rurenge, bakarwana. Bararwanye mu Rwanda, baragenda barwanira za Iraq, barwanirayo biriya bice byose bya Mediterane hose bararwana, kandi bavindimwe ari babyara abandi. Izo ntambara ziragenda zigera no ku yindi mibumbi. Hari igihe barwaniye kuri Mars, ariko hari ubwo bahuraga n'ibindi bimanuka biva ahandi hantu, kuko ba Rurenge bo bakomokaga muri za Orayo. Noneho
ibimanuka byaremye abazungu byo byakomokaga mu zindi constellations nka Pleiades, noneho baraza bahurira kuri Mars naho baraharwanira. Mars buriya yishwe n'intambara z'ibimanuka n'intambara z'abamana. So mu bihe bya Constantine niba mwamugogorenze mukamureba ukuntu afashe inkota, iriya nkota niyo yarimo maje y'iyoboro ry'isi, yo kuyobora isi, inkota ya Menge. Noneho hano turayibona yageze mu maboko ya barutuku, turabona Constantine ayifite. Noneho Constantine nyuma ye mu bihe bya Constantine hahise haza nyine ibintu bya Kiliziya Gatolika, kuko Constantine niwe waremye Yezu, niwe waremye iriya karagiteri ya Yezu, ayimodifayinze mu bujura. Abamubanjirije hariya muri Greek nka ba Ptolemy bari barahimbye ishusho y'uwiswe Serapis, bayivanye mu kuvanga karagiteri ya Gisa n'imana yindi ya Gisa na Kibogo, kuko Gisa na Kibogo baramwaga mu bice bitandukanye hariya Misiri. Hanyuma abagiriki banyuze nyine mu gikundi cya Ptolemy barayikusanya, bayisiga irangi nshya, bayiha umwuka mushya, noneho bahimba imana y'isura y'inzungu bayita Serapis. Iyo mana ijyanwa hariya hakurya muri Greece. Hanyuma aho abaroma bazamukiye barayiba, uyu Constantine arayifata, aravuga ari ku imana, noneho reka nyihinde isura, reka nyite Yezu. Noneho reka na kiriya gitabo cyitwaga Septuagint, kiriya gitabo cyitwaga Septuagint cyari cyarashyizwemo ubwiru bwose bwari bwarakusanyijwe kuva mu Rwanda kugera Misiri, noneho nacyo tucyandukure bundi bushya. Urumva, tugishyiremo ibintu bishya, tugishyiremo ururimi rushya, tugishyiremo amategeko mashya, tugishyiremo ariya makaragiteri yose ba Menge bande bose ba Kimari, tuyahe isura nshya, tuyahe amazina mashya, kuko ariya makaragiteri ntabwo twayajugunya ko nimwo maje yari iri. Byose byari muri maje y'amazina y'abana b'Imana baje mu Rwanda. Na Rurenge we kabisa niwe wahise aba imana, iyo Constantine yahise ashingiraho inyandiko za Bibiliya. Hanyuma iyo Bibiliya irakomeza ibaho, noneho biza kugera ejo muri mu kinyejana cya 14 mu Bwongereza batangiye kuzamuka, umwami waho James n'abandi banyabwenge bari bazamutse mu Bwongereza, harimo wiswe William Tyndale. Actually William Tyndale niwe bise Shakespeare. Hari William Tyndale, hari Francis Bacon. Bariya bose barabazunguza cumu. Ndaza kubakorera akantu k'akavideo nzunguza icumu, kuko iriya karamu ndayifite, iriya karamu bakoreshaga muri ibyo bihe ndayifite y'ibaba, ndayifite none nyibazunguriza ubone kuko ryari kwari ukuzunguza icumu. Hanyuma izo nyandiko ziba zigeze muri icyo gihe cya James, reka ndebe niba nababonera amazina y'abazunguza cumu muri icyo gihe, reka ndebe ko nayababonera. Noneho nze kubagerera ku bihe by'ejo bundi mu 1600, actually 1400. Ibyo bihe nyine James yazamutse ni nabwo bakoze nyirarucyaba w'umuzungu bakamwita Columbia, noneho bagatera Amerika. Noneho nyirarucyaba akaza kwifashishwa cyane muri Amerika mu 1700 gutyo, bakora ikintu cyitwa Manifest Destiny. Niba mwarize amateka ya Amerika ukuntu byagenze, bava mu bice bya East Coast bajya muri West Coast, bagenda bitwaza wa murage wo Gihanga yari yararaze nyirarucyaba, bawitwaza banakoresha amagambo ya Gihanga ayo bakoresha na ya nkota. Baragenda bagera za California zahe hose bifashisha izo mantras z'umurage wari warahawe nyirarucyaba, ariko bakoresha ishusho ry'umumanakazi bise Columbia. N'ifoto rirahari, ushobora kujya muri Google ukavuga uti Manifest Destiny, ukajya muri images ukabona uwo mugore bashushanyije w'umuzungu ukuntu ari we nyirarucyaba, ariko bamwise Columbia. Ideology ya nyirarucyaba yaranakomeje ikora na kiriya gishusho ubona cy'umugore uhagaze New York bise Lady Liberty. Byose bishingiye muri mantras zacu n'umurage wacu n'ubwiru bwacu bwasizwe na ba Rurenge, bwasizwe na ba Menge, bwasizwe na ba Gihanga mu Rwanda. So reka ndebe niba nababonera amazina amwe y'abazunguza cumu bakomeye bagize uruhare mu guhindura ububwiru bwo mu Rwanda bakabuhindura ubw'abazungu mu bihe by'umwaka w'1400 na 500 gutyo ejo bundi. Umwe bamwitaga William Tyndale. William Tyndale. Reka ndebe undi, hari undi bitaga Cadmus we yari Cadmus yari Phoenician, we ubwiru yabutanze atazi ibyarimo, noneho
Cadmus kandi ni izina ryari Mutaga kera. Urazi mu bwiru bw'i Burundi bafite izina Mutaga. Mutaga cyangwa Cadmus yari umwiru muri biriya bice byo twakwita Ubutaliyani ubu ngubu, ariko yari umwirabura. Abarwa ko yari umufonishiyani. Abafonishiyani ni bene Kimana, aribo twakwita Canaanites. Yatanze ubwiru buteye ubwoba, ahubwo anafasha abagiriki mu kudevelopa inyandiko yabo. Yes. So icyo gihe cy'abazunguzacumu habayeho kwandukura ubwiru, noneho ubwo bwiru bujyanwa muri Amerika, igihe abanya-Scotland, abantu bo muri Scotland biyise Puritans, bihindura ko bahunze. Urazi iyo abazungu bashaka gukora ikintu kibi, bafite umugambi cyangwa bafite conspiracy, bifashisha ko hari ikibateye kandi bagikoze kubera nyine bari bagize ikibazo. So abantu bise aba Puritans bifashishije ko bahungaga, bari bafashwe nabi hariya mu Burayi, mu Bwongereza cyangwa Scotland. Babaga bari persecuted kubera kwemera Imana n'iki. Noneho baravuga ngo barahunze bagiye in the new world ni muri Amerika hashya, cyangwa Kimari ya gatanu. Ariko muri by'ukuri aba bose bari mu gikundi cyaje kwitwa Freemasons. Bari barahimbye Freemasonry, ari ubwiru bwacu bacuritse bahimba ikintu cyitwa Freemasonry na Illuminati. Hanyuma bafata umugambi wo kugenda ngo batsembe abatwa bose bari kuri ya butaka bwiswe Kimari ya gatanu cyangwa Amerika. Noneho ngo bahadevelope bakoresheje ubwiru bwavuye iwacu bwa Nyirarucyaba. Kandi niko byagenze. So bageze muri Amerika barahafata, ariko mbere yuko bahafata babanje kugendera mu kintu cy'idini cyifashisha interuro yanditse mu Kilatini ivuga ngo in hoc signo vinces. Okay, ushobora kubishyira muri Google ukavuga ati byanditse ngo INHOCSIGNO VINCES. Reka nongere shyira muri Google ngo INHOCSIGNO VINCES. Birasometse ngo in hoc signo vinces. So iryo jambo riravuga ngo in this sword we shall conquer. Muri make ngo muri iyi nkota ya Menge tuzafata isi. Okay, in hoc signo vinces, in this sign we shall conquer. Iyo mantra cyangwa uwo mugani wari ushingiye muri maje y'inkota ya Menge wafashije Kiliziya Gatolika guhera mu bihe igihe Papa yandikaga declaration, yanditse ikintu bita ngo papal bull. Ndebe uwo mupapa uko yitwaga Papa Alexander wa gatandatu. Papa Alexander wa gatandatu niwe watanze itangazo riha uruhushya Abanya-Espagne n'Abaportugal kujya muri Amerika na Afurika n'ibindi bice byose byo ku isi bituwemo n'abasangwabutaka b'abirabura, ngo babafate babahindura abazana, babahindure ba slaves, babahindura abaja, babafate nabi, bafate n'imitungo yabo. Iyo mitungo ihindurwe iya Kiliziya Gatolika aho yaba iri hose ku isi, n'abantu bacuruzwe, abagore bafatwa ku ngufu. Nibasanga abagabo babice, abagore babafata ku ngufu, noneho havuke iyindi sura y'abantu bashya. Ariko byagenze muri Amerika y'Epfo hose, baraje abagabo barabica bose, barabatema, noneho abagore babafata ku ngufu, noneho havuka race nshya. Bari abantu bo muri Amerika bose ni ibikorwa, ni Frankenstein type of population. Nubwo badashaka kubyemera, ariko ni abantu baremwe n'abazungu. Niyo baba bari abirabura bo muri Amerika, nabo ni ibiremwa by'abazungu. Nubwo bakiri mu ruhu rwacu, 80% y'abirabura muri Amerika bafite DNA y'abazungu. Niyo babirabura, kuko abenshi babaye nka product ya rape, babafashe ku ngufu, kuko niyo yari gahunda ya Papa n'abari abazungu bose bagiyeyo. Bo bashaka kugira ngo bakore ikintu gishya kitabaho, bakore a new nation, new hybrid, new world. Urumva, bice ya si ya mbere Imana yari yarateguye, yari yarasizeho wa murage wari warasizeho, bawice, bakora ibintu bishya, bajye mu wa mwanya w'Imana yari yarahaye babandi ba mbere, banahimba Imana.
imana nayo bayiha isura nshya, muri make bahinduka imana. Ukuntu byanakozwe kugira ngo abantu bazaza in future ba black americans cyangwa abanyasipanye bashya bo muri Amerika y'Epfo, process yo kujyana abantu babavana muri Afurika babajyana muri biriya bice bya Amerika yitiriwe izina rivuga ngo middle passage. Okay. So biriya bintu byose bakoraga byabaga biri ritualistic. Narabwiye ko ibintu byose umuzungu akora akoresha uburozi biri magical occultic. Okay. Ntabwo apfa gukora ibintu, akora ibintu akoresheje maje, ashuka bikara, ashuka gasani, bisa nkaho atapinga muri maje ya gasani. So kugira ngo projet yo kujyana abirabura muri Amerika akabahindura ikintu gishya ngo gifateyo kitagira ingaruka, yatapinze mu bumana. So kugira ngo abyite middle passage, ubwo yabyitiriye igitsina gore. So byasa nkaho havutse ikintu gishya. Middle passage, umuntu wese kugira ngo aze mu isi anyura muri middle passage, anyura hagati y'amaguru y'umugore. Urumva? Anyura mu kintu cyitwa yoni. Urumva? Anyura muri wa mwenge ukuntu uforomye, uriya ni umwenge mutagatifu, iyo ushushanyije neza ukora ikintu bita Vesca Pisces. Noneho kuvuga ngo middle passage, ruvuga ko kiriya kintu tubona muri Amerika, iriya kimarisha yiswe Amerika icuramye, yavutse yemerewe n'Imana. Urumva ariko ubwo bwiru batapinze mu bwiru bwacu, barabicurika babyaza ikintu cyabo gishya, babyaza ubwami bwabo bushya, babyaza ubuyobozi bw'isi bushya, babyaza abantu bashya, ku buryo muri bo biriya abanyamerika birirwa bavuga ngo no, we want to go back to Africa, we don't belong here, iki byose ntabwo umuzungu baramutse bavuze bati turagiye dukoze movement, dufite n'imbunda turashaka kurwana ngo dusubire muri Africa, babarwanya ntabwo babemerera. Bariya bo bavuga ko ari abantu, ni property yabo. Urumva icyo kintu bavuze ngo middle passage kiba branding ko ari property yabo. Bariya bafatwa nka property, ntabwo bafatwa nk'abantu, bafatwa nka property. Urumva nibo babibyariye, nibo babakoze. Urumva bafashe abantu bari original bavanye muri Nigeria, Gabon, Angola, Congo, babanyuza muri ya condition yo kunyura mu mazi hariya hagati muri Atlantic Ocean, bafatwa nabi ku ryato, bamwe babajugunya mu mazi, amafi manini akabarya, inzara ikabarya, bamwe bakabyariraho, abandi bagafata ku ngufu, abandi bakicwa. Baragenda paka bageze kuri shores muri Amerika. Iyo process bayita middle passage. Byitwa ko babyaye, bageraga ari bagahita baba branding. Kwa kundi nyine umuntu branding inka, bafataga icyuma bakacyotsa, bakagishyiraho sinye y'umuntu uzagura uwo muntu wazanywe avanywe muri Afrika, nibo bakamukubita brand ku mugongo, byerekana ko uwo muntu noneho ari property. Ibyo rero byarakomeje nubwo ejo bundi Martin Luther yahagurutse akabirwanya, bikitwa ko babahaye ubwigenge. Mu mategeko nyayo, mu bwiru nyabwo buyobora abazungu, bari abantu baracyari property zabo, bo bumva ko aribo babiremeye, ntabwo ari Imana yabaremye. Bumva ko bari abantu ntabwo ari Imana yabaremye, ahubwo babiremeye. Ab'Imana yaremye ari babandi bibye muri Afrika, bagapfira ku mato cyangwa bagapfa bakigera muri plantations, ariko bagasiga babyaye abangaba. So ni property yabo kubera uwo mugenzo wa middle passage. Igihe nyine abazungu bazaga muri Afrika baje kwigisha idini no kuintroducinga system nshya ya demokarasi n'ibihugu bishya, bamaze no gukora Berlin conference, baje muri wa mutima uvuga ngo in hoc signo vinces, baje bitwaje inkota ya Menge. Kandi niko byagenze, barazaga bakagutegeka icyo ugomba gukora, wakwanga bakagutera inkota. So mu nkota bafashe isi, bagiye muri Amerika y'Epfo, barasogota abantu bose, babategeka icyo gukora bakoresheje ya nkota. So iyo ushyize muri Google ayo majambo in hoc signo vinces, ubona ko hari umusaraba. Uwo musaraba uri mu ikamba. Umusaraba rero, ya nkota yaje kuba umusaraba. Kuko iyo witegereje rya shusho rya Constantine, urabona ko ya nkota iteye nk'umusaraba hejuru, iteye nk'umusaraba hejuru. So bafashe ya nkota bayihindura umusaraba, baraza bakora idini barayibategeka. Muri kuri blade ya nkota cyangwa point ya nkota, ya nkota ibashinzemo. Iyo nkota ariyo dini. Ikintu cya kabiri, sinye irerekana ko hariho ikamba, so byerekana ko rutuku ari we mwami ku isi, ari we mwami ku isi. Ahandi ibyo byose byaravuye mu murage wari warasigiwe bene Imana mu Rwanda muri Nyirarucyaba. So Nyirarucyaba agenda akora amakarakita menshi, harimo Columbia, ariwe wafashije abanyamerika gufata Amerika yose, bakanashinga igishusho cye aricyo cyitwa Red Liberty.
already bati ikaba ari declaration y'ubwami bwa Nyirarucyaba mushya ucuramye uyoboye isi. Hanyuma tugiye nyine mu bya Kiliziya Gatolika, Nyirarucyaba again akongera akaba Bikira Mariya ukuntu, kuko kunyura muri Kiliziya Gatolika na Bikira Mariya byagose u Rwanda, baragiye bafata Nyirarucyaba wabo bamushinga bamujyama hari Ikibeho hari ahatagatifu, Ikibeho hari inzira y'ijuru. Abakurambere bacu mu bihe bya Rurenge bashaka gusubira mu ijuru bajyaga hariya. Uribuka ko Nyirarumaga ariho yahagaze asubira mu ijuru, asubira muri Orion, aragenda ari muzima. So hariya ni naho Gasani yashakaga kuganira n'abana be, ariho bazaga bagahurira nawe, akababonekera hariya. So baraje barahafata, Kiliziya Gatolika yaraje arahafata ihashinga Nyirarucyaba waho uri feke, igishusho cya Bikira Mariya niho kiri. Hanyuma mu bundi buryo inkota ya Menge ikaba yubahwa cyane muri disipurine za kizungu zishingiye mu bwiru bwacu, ari ryo dini yabo. Iyo bavuga ngo Angel Michael, bavuga ko Angel Michael ari umutabazi, aza afite inkota. Ushobora gushyira muri Google ukavuga ngo Angel Michael with a sword, ukabona ukuntu bamushushanya ari umuzungu afite ya nkota ya Menge. The sword of Michael ni inkota ya Menge, umwuzukuru wa Rurenge. Michael of L, Menge of Rurenge, Menge of L. Ariya amazina yose y'abamarayika bose nzayabaha. Gabriel nzayabaha, Umugabe Rurenge niwe Gabriel. Amazina y'abamarayika bose muri Bibiliya ashingiye mu mazina y'umuryango wakomotse muri Rurenge tubara mu bwiru bw'iwacu. So ngira ngo murabyumvise ukuntu byagenze. Barutuku kwiba ubwiru bwacu bakabwifashisha, bukaba ari bwo bubafashije mu kuba abami ku isi. Baje ari abacengezi, bacengera muri DNA, bafata isura ya Mututsi, bafata umubiri wa Mututsi bawujyamo, hanyuma baza nk'ikintu gishya, baza bari AI nshya, bashyiraho new order, new system, n'umutima mushya utari mwiza ku bana b'Imana nyabo. Isi bakaba bayigejeje aho igeze. None ubwiru bukaba butangiye kujya hanze, tukaba twibaza iyo bizajya. Ese bazumva twongeye kumenya ukuri uko kwari kumeze, noneho bavuge bati ba bantu bamenye ibyacu, noneho reka barangize ntitubizi iyo bizagana. Ariko ubwiru ubundi butwereka ko buraduhumuriza, butwereka ko uko byari bimeze mbere niko bizongera bikamera. Abana b'Imana bazasubira ku ntebe, bazasubira ku murage, uwo murage uzasubira mu Rwanda. Kandi iyo witegereza ukabona ariko biri mu kumera, kuva cyagihe amaraso yameneka u Rwanda rutangiye gusubira mu mucyo, nirwo rutangiye kuvuga ko ari rwo rufite isuku ku isi yose. Buri muntu wese ashaka kuza mu Rwanda. Dufite za gahunda nyine za Visit Rwanda, ubona ko zituma abantu bose bibaza kuki u Rwanda ari rwo rumeze rutyo, kuki ari rwo rurimo kuvuga ibi, kuki ari rwo buri muntu ashobora gushaka gusubira. So noneho ubu bwiru nyabwo nibutangira kujya no hanze, uzabona wa murage wa Gihanga yahaye Nyirarucyaba utangiye kwiyereka. Inzira zose zisubira mu Rwanda, aho zakagiye ahandi hari fake, bavuze ngo ni Maka, bavuze ngo ni Jerusalem, zose ziza mu Rwanda. So reka nizere ko yenda hari ikintu ntanze cyerekana ko urwihishwa rw'ubwiru ku nkota ya Menge, ukuntu iyo nkota iri mu gukoreshwa hanze, iri mu gufasha Barutuku, ikaba twebwe yaradufashije ejo bundi buhoro igihe twagarukaga mu gihugu. Biriya byose byari byarahanuwe ko bizaza bitewe na maje y'inkota ya Menge, ku conscience yayo yinjiye mu bana b'Imana bari barahejejwe hanze y'igihugu, irabafasha. Biyitirira inkota, bitwa inkotanyi, baragaruka basubira ku irage. So ibyo rero bizakomeza u Rwanda rusubire mu mwanya warwo neza, noneho bitume n'isi icya, kandi biriyo biraza. Murakoze cyane, reka tugarukire aho ngaho. Twari twavuze ko tutari burenze isaha, turabona ko isaha irenze. Tukaba tubashishikariza gukurikirana utu tuganiro, mujye mufata notes, kuko ntiwamenye ibi bintu bya tekinoloji. Hari ubwo nk'aya mavideo ushobora kuzasibangana ugasanga message irabuze, kandi bikenewe ko iyi message igera ku bana muri iki gihe bakongera kwibuka. Yari umuntu wanyu Nkombe y'uruzi rwibutsa wiyita Abanyarwanda Barundi, nkaba ndi umutumwa, nkaba ndi umwana wanyu, nkaba mbakunda. Imana. Gasani. By the way, Gasani Abahindi niwe bita Ganesh, okay, cyangwa Ganisa. Ubundi twamwitaga na Ganisa.
gasani, hari ubwo twamwitaga ganisi. Gasani imana niyo mana yacu, niyo mana yacu, niyo mana yacu nyayo. Ntimukatekereze ko imana yacu iri hasi y'imana zo hanze. Niyo yo hejuru, niyo yo hejuru. Imana